mvuze bwaca bukira uwo mwuka unshiramo ubu ninje wirukana abapfumu kandi narabashiraga akagagi. Imana ifite ibyo yabashiramo, uruyuki irushiramo uruburi ikarushiramo ubutware, rukareba umugabo w'ibiro jana rukavuga ngo singutinye njewe, muri nje hari ubutware, rukakuruma ugahunga, mwahura n'abantu batuhunze iki, uti ni uruyuki rumwe rutagira n'amagarama ariko ruremanye, urakoze ruremanye amapuissance ruremanye. Ubu hari umudamu Imana yaremana, nzabakuramo, yakuremana ubutware, yakuremana ubushobozi. Reka kudiha umudamu, muzane tumusengere ave mu mwuka w'agasuzuguro. Reka guha umugabo inzaratsi, ahubwo umushize mwindi myuka wani, kuko afite piyesi akayikuramwo amaso ahumye, akayishiramwo amaso arura. Nuko Imana na Yesu aribo bafite piyesi zo gushira mu muntu. Aho iyo mpageze mvuga ko gukizwa ari byiza. Niyo mpamvu niyo hari indwara zakokamye za karande, icyo bita karande uracyumva, yaje kuba umushitsi, n'icyumba cyabaga mu rusisiro, kizamwe abitwa bamvugira ihamye, kizamwe ubwoko bw'Imana, kizamwe abaje gusenga abitwa ba Yosefu, kizamwe abantu bitwa ba Venansiya, kizamwe abarokore benshi abitwa ba Nyasi. Ibi mvuga bo ba Nyasi ni ba data wacu barabizi. Uwo mudamu witwa Nyirandikubw'Imana abagiye hejuru aja mu mwuka, agiye mu mwuka. Aleluya. Amahoro y'Imana abakunzi ba Irakora TV. Nk'ibisanzwe Irakora TV ni YouTube channel usangaho ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo z'abahanzi batandukanye ndetse n'ibindi byose bifasha umukristo. Turagusaba kugira ngo uyikurikire ari ubwa mbere kore subscribe, kandi kuri like, gusharinga mu nshuti n'amagurupe ni ngombwa. Umanuke no hasi muri comment ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wadusangiza, kandi nawe usanzwe udukurikirana ngo sabe umugisha w'Imana. Imana iguhereza umugisha, kandi nawe ni ngombwa gushyira muri comment kugira ngo utubwire icyifuzo cyangwa se igitekerezo. Nk'ibisanzwe kuri kamera za Irakora TV turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Munezero. Ntabwo ari ubwa mbere tubanye mu biganiro, abantu bakunda gukurikira Irakora TV. N'ubushize twari twamutumiye ubwo arafite intego ivuga ngo impamvu tudapfa nuko hari ibyo Imana yaciriye umurongo. Benshi rero badukurikira bagize amatsiko ndetse banifuza kumva Pastor Munezero ninde, ni muntu ki. Niyo mpamvu uyu munsi wa none twongeye kumutumira, kuko tubaye aha ngaha ku bwanyu kubw'umurimo w'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ari kuri kamera za Irakora TV. Pastor Munezero twakwakiriye, wiyumve mwikaze, kandi kaze murarihorana, ntabwo ari ubwa mbere. Muri abasangwa, ariko burya ngo urugo rutakwise umushyitsi ntabwo ruba rugukunze. Turakwakiriye rero wiyumve mwikaze, kandi ni byiza kugira ngo mudufashe mudusangize ubuhamya nk'uko bamwe bari babyifuje. Murakoze cyane. Mbere ya byose reka dusenga Imana, twinginga Imana idufashe mu kiganiro tugiye kugirana, Imana ikigiremo uruhare. Ndagushimye Mwami Yesu ko uzi ibikwiriye, ni wowe watangiye umurimo kandi ni wowe uzawurangiza. Uzi iby'ingenzi, uzi ibyangombwa, uzi ibizima. Ibyo nibyo tuguhamagariye kugira ngo ubishire mu iki kiganiro. Twamaganye imbaraga mbi, duhamagaye Mwuka Wera, twamaganye ibitekerezo bidaturuka ku Mwami, duhamagaye ibiva ku Mwami, k'abantu ari byo bakeneye, ari byo ubaha. Myambaje nize izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Mbere ya byose hari ijambo nifuje ko dusoma. Yego. Ko byose byaremwe n'ijambo, iyo twavuga byose katubanze ijambo rya nyiri ijambo. Yego.
umuhanuzi Ezekiyeli ibice 36 umurongo wa 26 ndumva twafatiraho. Haravuze ngo nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Urumva irakora. Nifuje kuvuga iby'Imana ikora, yego, kugira ngo umuntu abe ari uw'Imana, yego. kandi ikinzanya nukugira ngo abantu babe ab'Imana, kandi nukubavana mu rungabangabo ngo bamenye ibyo umuntu aba yujuje. Urumva, umuntu ashobora kukubwira byinshi, ariko nge mpereye mu mizi. Hari abantu b'Imana, hari abakozi b'Imana, hari abakristo, hari ibiremwa, ariko kugira ngo ucomoke mu bantu, uve mu bantu, usosoke mu bantu, uje kuba umukozi w'Imana, hari ibyo ikora. Niyo mpamvu turi kuri Irakora TV. Ikora iki ngo were kuba umuntu wayo, ahubwo uba umukozi wayo? Nibi dusomye, nzabaha n'umutima mushya. Urumva? Yego, ndakumva neza. Kabiri, mbashyiremo umwuka mushya, mbakuremo umutima umeze nk'iki, nk'ibuye. Mbashyiremo umutima woroshye. Ibi umuntu ntabwo abyikora, nta muntu wakwiku. Niyo mpamvu abantu bose ku isi atari abakozi b'Imana. Nta muntu ubyikora, nta muntu wikiza, nta muntu wihamagara, ahubwo ijuru niryo rifata umuntu nguko ryamfashe. Ubu ntaraba icyo ndicyo, hari icyo naricyo, kandi kuba icyo uricyo biterwa n'umutima ukurimo, biterwa n'umwuka ukurimo. Kimwe ni umutima ukurimo, kabiri ni umwuka ukurimo. Kugira ngo ubyumve neza, umva neza ko kugira ngo umuntu abe ariho, agomba kuba afite umutima n'umwuka. Nayo rero nta muntu ubaho iyo utagira umutima n'umwuka. Baravuga ngo wapfuye, ubwo biba byarangiye. Nayo rero kugira ngo ikugire umukozi, ikuvanamo umwuka umaze iminsi ukoresha, ikagushiramo umwuka uzayikoreshereza, ikaguvanamo umutima umaze iminsi utekeresha, ikagushiramo umutima wo gutekereza. Kuko ntuba ugitekereje bumuntu, uba ugiye gutekereza bumana. Kandi ntuba ugihumetse bumuntu, uba ugiye kugira impumeko y'Imana. Bivuze iki rero? Iyo umuntu atarahamagarwa n'Imana, ataraza mu Mana, Abarundi ijambo riravuga ngo kera ntitwari ubwoko. Kuki Pawulo avuze ngo kera ntitwari ubwoko? Yari afite umutima n'umwuka byihariye. Kuki yagize aho avuga ngo bakundwa, turi abana b'Imana? Yari amaze kwakira umwuka n'umutima atarasanganywe. Ndashimira Kristo rero. Ahandi
abo ubusize twabahaye ubuhamya, yego tubabwira biki. N'ubu ibyo mvuga nshaka kwibanda kugira ngo mbuyu uvuga iby'Imana, mbuyu umuntu uganiriza abantu iby'Imana, mbuyu umuntu uganiriza amahanga, mbe uyu muntu uhanura. Ntabwo umuntu abyigira, abigirwa n'Imana. Iyo byigize ntibiramba, bimara igihe gito bikongera bikagenda. Iyo byigize ntibiramba. Ku isi dufite ababyigira, umutima ntubavemo. Umutima ubu dufite ku isi abantu benshi baba muri za kominote nyinshi, mu madini menshi, babyigize batabigizwe n'Imana, bonyine bakabyishakamo. hari icyo bita kubyigana. Ibyo wabonanye undi ukabyigana. Kwigana uzi ko bibaho, ariko mu ijuru hari Imana ishaka ko abantu bava mu kwigana no kwigira icyo batari cyo, ahubwo ikabagira icyo ishaka ko babacyo. Kuko iyo wigize wigira uko Imana itapanze kuzaba, ariko iyo igukoze igukora uko ishaka ko uba. Urumva ni ibintu bitandukanye. Ubu nge mfite imyuka yambagamo, ikindimo sinazaga, imvuyemo naja. Umwuka uhizina umuntu, umwuka uha umuntu izina. Ikinyarwanda sinkizi neza, ariko umwuka ndimo urabasha kucyumva. Iyo bavuze ngo umujura, ntabwo bavutse ari umujura, baba bavuze ko afite umwuka w'ubujura. Iyo bavuze ngo umusambanyi, niyo mpamvu yiba, yamara kwihana bagahindukira ntibabe bakimwita umujura, kandi amaboko ni yayandi, amaguru ni yayandi, amaso ni yayandi, ururimi ni rwa rundi. Wumvisha icyo nkubwiriye ngo Imana igikora umuntu, noneho imyambaro ni yayindi, ariko kuki atakitwa umujura? Hari umwuka wiba, uwo ntukimurimo. Kuki atakitwa umusambanyi? Icyo Imana ikora ngo udasambana, ikuvanamo umwuka w'ubusambanyi ikagushiramo umwuka udasambana, bikaba birarangiye. Irabishoboye. Nta muntu wakwikuramo ubusambanyi. Niyo ido icyo nakubwiye ngo hari ukubyigira. Ushobora gupanga kubireka, umutima ntupange kubireka. Nibwo wiri gusenga ariko ukarota urasambana. Burya si wowe ubusambana, ahubwo ni umwuka ukurimo. Hari abantu benshi banderevonye ngo twasenze 3 ngo ariko turota turi kwiba, turi kurwana. Sibo barwana, harwana umwuka ubarimo. Basenga 3 ariko ntibagere kwiri jambo nasomye ngo Imana ivuga ngo mwumve bwoko bwanjye. Ubwo babashinyaguriye, uzasome ku murongo wa 2, haravuga ngo Imana imaze kumva uko bashinyagurira ubwoko bwayo, kuko ubwo bwoko bwayo bwari bwageze mu byaha byinshi. Bubimirambo rero, Ezekiel rebo mu kibaya, mbese ari amagufa yabaho. Buriya bariya bari abantu ariko bashizemo umwuka w'Imana. Bibiliya iravuga ngo bagaragara ko bariho, ariko akaba ari iki? Ari intumbi. Kugira ngo nihute, nashatse kuvuga imyuka yankoreragamo itakinkoreramo. Ubwo ngambiriye iki? Kubwira umuntu unyumva ko ikibazo atari ukubireka. Ushobora kubireka ariko utavuye mu mwuka ubikora. Bivuze iki? Ushobora kureka kurakara ariko umwuka w'uburakari ukurimo, uzanongera urakari. Niyo mpamvu iyo bahamagara abantu ngo baze bihane, umuntu araza agapfukama, ariko hejuru y'ibiganza bya pastor, hejuru y'ibiganza bya bishop, hejuru y'ibiganza by'ubwiriza hagomba kuba ikiganza gifata wa wundi wihanye kikamubwira ngo ngukuyemo umwuka wiba.
ngushizemo umwuka utiba. Niyo mpamvu wumva mu madini menshi harimo abajura, si uko batasenze, ariko basenze Imana itabakuyemo uwo mwuka. Yabwiye Aburahamu ngo iki? Va mu gihugu cyanyu usiga inzu ya so. Urakoze mwana, nzaguhindura ubwoko ukomeye, nzaguha iki? Umugisha, uzabe umugisha. Yari imukuyemo, yari iri kumukuramo iyo myuka. Burya marayika afata Yakobo, Yakobo yaje ari umuriganya, abonana na marayika ari umuriganya. Kuki yamuhaye izina rishya? Yamukuyemo umwuka uriganya, imushiramo umwuka utariganya. Imana yo, ubwami bw'Imana si ubw'amagambo. Kuba waza ukiyita apotre, ireba umwuka ukurimo. Niyo mpamvu umuntu iyo abyigize ashobora gusambanya n'abo yasengeye. Siwe ubasambanyije, kuko yari afite icyifuzo ko baba bazima, ariko umwuka umurimo uranga. Uwacu yaravuze ngo nshaka gukora ibyiza, ariko ibibi bikantangahe imbere. Ni umubiri ubireka, umwuka utabiretse. Twebwe rero kuri Irakora TV tuzanye amagambo avuga ko mu ijuru hari Imana igukuramo umutima umeze nk'ibuye. Yabonye umutima ari mubi, utesi ushira he? Ushira muri puberi. ifite ahantu yubika, ifite ahantu ishira imitima imeze nk'iyo. Iyita ugukuyemo rero ubuzanaja muri puberi, kugira ngo utazaja mu nyanja y'umuriro n'amazuko. Igukuramo umutima mubi. Abanyamitima mibi bo bayigumanye bakayisengana, bazajayo icyo gihe. Ariko twamahirwe dufite ni iri jambo rivuze ngo bwoko bwanjye ngiye kubakorera ikintu gishya. Barambaje ngurinde ndi Pastor Munezero. Yego. Wahese wo mu karere ka Nyabihu. Yego. Uvuka hese? Uvuka Nyabihu. Uyoboye he? Paruwase ni Gasasa. Irihe torero rya Rurembo? Mfite itorero nyoboye, ndasenga. Umudamu, abana 7 n'abandi navuze. Ubwo igihe umuntu arera, iyo umuntu ari umushumba agera n'abandi afasha. Hafi ya Gishwati iyo nsuye niho nsanga. Yego. Aho rero buri gace kagira satani yako. Niyo mpamvu ushobora kumva hari ahantu biyahura cyane. Burya sibo ni umwuka ubabamo. Niyo mpamvu kugira ngo umuntu atiba, umuntu ariba, ariko wari wumva umupfu wagiye kwiba. Oya. Abibuzwa n'iki? Ko yashizemo umwuka ubumurimo. Wari wumva umupfu warongoye, arongoza iki? Umwuka urongora ntubumurimo. Wari wumva umupfu uri guhanura, reka da, umwuka uhanura uba wamushizemo. Irakora TV mubwire abazungu, mubwire abirabura ko mu ijuru hari Imana ikora mu muntu, ikamuvanamo umwuka mubi, ikamushiramo umwuka mushya, ikamuvanamo umutima umeze nk'ibuye, ikamushiramo umutima woroshe, ikabimugize umuntu wayo. Nakubwiye ngo ababyigize uzabamenya. Azabyigira rimwe, ntazabyigira kabiri. Nshirimo izo mbaraga nazaga gusenga kuwa mbere, ariko ntibimbuze kunyura ku kigori ngo nzakijane. Sinje ukibye n'umwuka wiba undimo. Umva yari imyuka myinshi ahubwo. Oya, nta muntu ugira ikintu kibaho. Yego. Ni umwuka wera agatanga impano.
ariko na satani afite imyuka ashiramo, kuko si satani uza, we afite iyaba akaja afata umuntu. Niyo mpamvu iyo ukubise abanyabyaha bujya mubarenga. Niba umuntu asaze ntukamukubite, hamagara Imana imukuremo umwuka w'ibisazi azongera abe muzima. Niba umuntu asambanye wifata inkoni 400, izo ntiziragera, urakubita umubiri umwuka usambana ubureke. Ahubwo hamagara Imana ifata umwuka usambana iwumukuremo imushiremo umwuka mushya azabireka. Uti wabibonye? Umwami adufashe kandi atugire neza kandi aduhereze umugisha mu izina ryawe. Nararaguzaga, uzi ibyo yakoze? Ntabwo Imana yankubise, yafashe umwuka uraguza iwunkuramo, inshiramo umwuka wera mbicikaho. Ibyo najaga kubaza abapfumu mbibaza Imana, mbikoreshejwe n'umwuka yansizemo, ibyo birarangira. Najanwagayo n'iki? Nababwiye ko nikubitaga hasi. Urumva nari mfite umwuka wo kuraguza, ariko nkagira n'undi nkubita hasi. Mu bantu habamo byinshi. Yego. Nkubita hasi si wowe njanaga kuraguza. Hari uwo kuja kuraguza ko n'abatikubita hasi baje, ariko hari n'ugukubita hasi, uwo nawo ni uwa kabiri. Hari n'ukubuza gusenga, uwo nawo ni uwa gatatu. Hari n'ukujana kwiba, uwo nawe ubu kwisi hari abantu baba bafite nk'imyuka 10, imyuka 10. Aba bantu bafite imyuka 10 ashobora no gutema nyina, ashobora no gutema se, ashobora no gukuramo inda uruhinja akarunika. Wamugeraho uti mubyeyi ugira ubuntu, siwe umwuka umubamo niwe wanize ugo ruhinja. Imana iwumukuyemo ntiyakongera kunika. Uturugero reba Sawuli, uwitwa Sawuli yari afite umwuka wo kwica. Imukoza hasi, imukoza hirya, imukoza hino. Icyo nje kuvuga kuri irakorative, mfite imyuka igera mu 8. Umwami yankuyemo, cyokora ndamushimira, ampa impano zigera mu 8. Aho iyo myuka yari yicaye haraza hicara impano z'umwuka zinesha. Iyo zihavuye ya myuka iragaruka. Niyo mpamvu kuri irakorative turabwira abantu imyuka yagarutseho. Ubwo hari umwuka wasohotse. Iyo Satani agiye azerera ashakisha ahantu ngo maze akavuga ngo reka ngaruke ndebe ko wa muntu yaba yararangaye, ngo maze akazana indi abandi benshi bahe ntabandi zana. Abadayimoni izana ubwoko bw'imyuka. Nubona umudamu akubise umugabo, harimo umwuka urwana kuko akubise uwo yambitse impeta, ariko mwambika impeta umwuka utamwambitse impeta. Mu ijuru hari Imana ishobora gufata umuntu ikamukuramo iyo myuka. Reka nkubwire, iyo nararaga ndasomye ku kantu, ubwo ni icupa sinagohekaga. Burya si umuntu unywa hamwe umwuka umurimo. Iyo Imana ikuvanye mu mwuka w'ubusinzi urazireba ukagira iseseme. Iyo zivuyeho itakuvanyemwo umwuka uzinywera munsi y'uburiri, ukaje uraje gusenga, ariko ukababwira madamu uti kamwe ukanshiriraho. Ntibiba ngo mwikize, abantu bakizwa na Yesu. Kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bingahe? Muri bikeya. Muri bikeya urabyitoza ariko bikanga.
ariko mu ijuru hari Imana igufata uwo mwuka wo kunywa yawunguyemo. Ubundi intore ya Nyagasani sinari gushobora kubyikuramo. Naragendaga habaga izo bita za frambo. Frambo ni ikibwo n'inzoga. Akabyeri kabaga gashushanyijeho urugano. Ingano ni ibihingwa byitwa ingano. Iyo nabonaga irishushanyijeho naravugaga nti ndereza akantu. Inkuramo uwo mwuka. Ubu niyo wazisukaho ndi sinavuga ngo wampa byeri. Urumva uwo mwuka gatatu. Sinje waziretse, ahubwo ni Imana yankuyemo umwuka mubi wo kuzinywa. Nakubwiye abantu babiri batandukanye. Babiri batandukanye. N'uwikijije n'uwakijijwe na Yesu baba batandukanye. Uwikijije biragaruka kuvuga ngo nanjye ndaje sinzongera kuja kunywa inzoga. Ni wowe uje, si Imana ije. Ahubwo hamagara Imana ize ivuge ngo ngukuyemo umwuka, nzabakuramo umwuka mubi, mbashiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye, mbashiremo umutima woroheye. Umva igikorwa cy'Imana irakora. TV abayumva nibegera Imana y'ubwayo, kuko niyo mukanishi w'abantu, niyo ifite amapiyese de reshanje. Uzi ko nta piyese ry'umuntu wagura ku isi. Niyo umuntu ahumye bagura rinete bakagerekaho. Niyo mpamvu Yesu yageraga ku mpumyi, kuko afite piyese akayikuramwo amaso ahumye akayishiramwo amaso arura. Nuko Imana na Yesu aribo bafite piyese zo gushira mu muntu. Aho iyo mpageze mvuga ko gukizwa ari byiza. Niyo mpamvu niyo hari indwara zakokamye za karande, icyo bita karande uracyumva. Karande ni umwuka utakuvukamo, ariko uvuka mu bakubyaye, ukaja urakora nk'ibyo sogokuru yakoraga. Iyo uje rero ngubu uravuga ngo nihanye peteroli, kandi peteroli hari za sitasiyo ibaho. Ushobora kwihana iyo wanyoye, ariko ntukuyeho iri kuri sitasiyo, uzasubira kuvomayo. Ariko iyo umwuka wa karande wo mu babyeyi, wo muri famiye, uwo niwo ndi bukubwire. Ngere kuri karande. Nari mfite karande izi. Uko papa yarwanaga niko nanjye ntumvaga narwana. Yego. Igipfunsi yakubitaga mama nicyo nanjye ntumvaga nakubita abandi. Iminkanyari yazanaga niyo nanjye numvaga nazana, kuko umuntu wa mbere numvishe twatangira kurwana ni papa. Urumva ibyo ni umwuka uva muri sogokuru, uraza uja muri papa, uraza unyinjiramo, kugira ngo nzawukire bizagenda gute. Irakora. TV izabwira abantu ko hari Imana ikora icyo gikorwa. Niyo yonyine ifata umwuka waturutse kwa so wanyu ikawukasa, ikawugukuramo, ikawusubiza iyo waturutse, ugahinduka icyaremwe gishya. Bikorwa n'Imana gusa. Ndavuga umwuka. Nigeze mbabwira ngo ibyo kubumba amategura. Yego. Utagira ngo navutse mbizi. Nibiva kuri papa. Itabi nararinyoye, ariko rirava kubyo data yagemuraga mu ruhango. Ariko umwuka w'Imana ngezeho, anguye mu mwuka unywa itabi, anshize mu mwuka wera. Ubu ntaryo ntekereza, kandi nyuragaho rihinze. Ariko umwami atarankuramo uwo mwuka. Imana irakoze cyane. Navugutaga n'iryo, unyumvire nawe.
nari mfite umwuka wo kunywa itabi kandi nta niryo neza no mu gishigiko nkajya kurirandura. Hari icyo ndi gushaka kuvuga. Yego. Umwami adufashe kandi atugire neza. Ndavuga Kristo wanguye mw'iyo mwuka. Ye kuvuga umwuka wa gatandatu. Sinaraguje kuko navutse mbizi. Nuko navutse kwa nyogokuru hari yako kazu bibamo. Ngerayo gatatu kane uwo mwuka uramfata. Mbikunda nk'uko umuntu akunda ifiriti. Baba batantoranije ngo nje mwako kazu nkumva ndababaye. Uwo ni umwuka uva kwa sogokuru. Sinari kuwikiza kugira ngo ndeke kuraguza. Nari maze kwakira umwuka wera nkaja ndarota ibintu bikabaho. Umwuka wera nyemeza ngo uzaja kuraguza iki kandi kwa makuru wajaga kubaza ba mukuru ba mukakanyirambeka uyabwiwe n'Imana ihoraho kuraguza mbicikaho. Hari igituma abantu baraguza n'uwo mwuka bagumana ariko bakabura undi mwuka ubabwira amakuru. Mvuze bwaca bukira uwo mwuka unshiramo. Ubu ninje wirukana abapfumu kandi narabashiraga akagagi. Ninje uvuga ngo nirukanye abapfumu kandi naragira gute narabashiraga akanyama ko kurya. Dufite n'igihe data wacu yagiye mu Mutara gwara malaria cerebrale bamubagira ikimasa ariko akaba ari nje ushinzwe inyama turahabakuru. Ariko biyongeze kuko umwuka uzirya ziterekejwe wamfuyemo nzirya ku rusengero sintekereza izo aguca ku kintu aguhaye ikindi ibyo nzabibaganiza. Nta mani guca ku kintu idafite ikiguhaye. Iyo guciye ku myuka mibi iguha umwuka wera. Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Imana yaremye uru rubuga tuganiriraho. Imana yaremye irakora TV. Ni Imana ifata umuntu. Isi irarushe. Mwebwe mwirirwa hari abavuga ngo ngaho ngo kugira ngo ukire ngo kugira ngo ukire ngo iyo myuka mibi ngo kuramo imyenda wambaye. Oya, nzabakuramo umwuka mubi ntabwo ari nzabakuramo inkweto. Unshobora kubwira umuntu ngo kugira ngo ukire ngo hereza izo nkweto wambaye nzambare ko mukuyemo inkweto se mukuyemo imyuka mibi. Imana yo iravuga ngo Ezekiyeli reba mu kibaya mbese iriya mirambo yakongera kubaho kugira ngo ibi mirambo yari ifite iki yari amagufa yumye atagira umwuka atagira n'umutima. Ukuduhanura kuri irakora TV uzumva abantu badutelefone batubwiye ngo twahinduye icyerekezo cyo gusenga. Ubu turimo dusenga Imana ngo idukuremo umwuka watwinjiranye idushiremo umwuka yifitiye idukuremo umutima watunaniye idushiremo umutima utananirana. Uzumva bahamagana bavuga ngo edroy deba ekaidoba zefaike ni mango de pai. Imana idufashe cyane. Ni Imana iyamfashe ikankura mu iyo myuka ishoboye kuyikuramo abandi. Urabyemera ntubyemera? Ndavuga ndabona navuze byinshi. Ndabona navuze byinshi. N'imodoka yipfuye moteri bakuramo moteri bagashiramo inzima ahura n'imodoka ntumenye ko ariyo yigeze gupfa naho bayikuyemo moteri. Irabishoboye cyane. Kamvuga utuntu duto tugera kuri dutanu. Ukunda Imana irema umuntu ahagaze. Uzarebe imbwa. Imbwa izi iyo iri mu nzu hakinze ifite umwuka Imana yayishizemo. Wumva ko hanze hanyuze urukwavu kandi idasohotse kurureba kandi n'urukwavu rutavuze ibyumvisha umwuka uyirimo. Kandi twe turaruta imbwa. Nzabagira umutwe sinzabagira umurizo. Reka nkubwire iyo igiye guhiga ntabwo ibaza umuntu ngo ndangiraho urukwavu ruri muri yo ifite umwuka Imana yayishizemo. Ndi gushimangira ko egrayi ijuru
rinyuze kuri irakora TV rirarikiye abantu kuza kuri Yesu. 1 akabakuramo umutima umeze nk'ibuye. 2 akabakuramo umwuka mubi. 3 akabashiramo umutima woroheye. 4 akabashiramo umwuka mubi, umuntu akaba mubi. Nkubwire inyamaswa ya kabiri, uruyuki iyo ururebye ubona rufite nk'ibiro bingahe? nta biro uruyuki rugira. Wari warubona rwariye umuntu? Yego. Kuki rutiruka ngo ni ruto? Ni ruto rungana nk'agafuniko k'ikaramu, ariko iby'Imana yaruremanye. Niyo mpamvu uri kuvuga ngo abantu nibaze kuri irakora TV tubasengere, Imana ibareme bundi busha. Imana ifite ibyo yabashiramo. Uruyuki irushiramo uruburi, ikarushiramo ubutware, rukareba umugabo w'ibiro 100 rukavuga ngo singutinye njewe, muri nje hari ubutware, rukakuruma ugahunga. Mwahura n'abantu batuhunze iki? Uti ni uruyuki rumwe rutagira n'amagarama, ariko ruremanye. Urakoze ruremanye, puissance ruremanye. Ubu hari umudamu Imana yaremana, nzabakuramo, yakuremana ubutware, yakuremana ubushobozi, yakuremana kunesha, yakuremana gutsinda, yakuremana gutinyuka, yagukuramo umwuka w'ubwoba ikagushiramo umwuka w'ubutware, yagukuramo umwuka w'ibinyoma ikagushiramo umwuka wo kuvugisha ukuri. Irabishoboye. Mwihangane abanteze amatwi mu byumva, ibyo nta mwirabura ubishoboye, ibyo nta muzungu ubishoboye. Muve ku giti, hari Imana ibikora. Ndavuga Imana imwe rukumbi. Ibyo nta muhanuzi washobora kugukuramo umutima. Ndabwiriza ariko sinakura umuntu mu mutima, ahubwo mpamagara iyandumye ikaba ya kwa data dufite ubutware, nkayibwira ngo bikorere muri nge, ikamanuka. Rero kugira ngo ibikore, iramanuka ikanshiramo wa mwuka. Uwo mwuka umpagazemo akareguka mu nzara, yareguka mu nzara nkagushiraho ibiganza. Nagushiraho ibiganza ukaburakiza. Sinjugukishije, ukishijwe n'umwuka undimo. Haleluya. Petero nabona baravuze ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko icyo dufite ni iki bavuze? Ni umwuka Imana. Petero uyu nuhuhe? Ni uwavuze ngo Yesu simuzi, imukuyemo umwuka w'ubwoba. Drone. Haleluya, 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 haleluya. Imushizemo umwuka w'ubutware, imukuyemo umwuka wo kwica. Uzi ko ataragira umwuka. Kamvuga imyuka yabaga muri Petero, yari afite umwuka wo kwica. Uzi ko umuntu yaje amutema ugutwi akuvanaho, aramubwira ngo subiza inkota hehe mu rwubati, kuko urugamba rw'umwuka atari urw'umubiri. Burya yamukuyemo umwuka utema amatwi, imushiramo umwuka uzura abantu. Bageze ku kirema rero, Imana irakoze cyane. Aravuga ngo icyo dufite, bari bazi icyo bafite. Ubu nanje nzi icyo mfite. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanje nzi icyo mfite, ni umwuka umbamo. Ndagira ngo uyu mwanya wa none duhamagare Imana, duhamagare umutabazi, uwo nkuyemo imyuka 7, uwo nkuyemo kuja kurara mu bijumba by'uwitwa Nori. Nari mfite umwuka wo gucukura ibijumba by'abantu, ariko ubu niyo nkinyuzeho igiceri wagitaye ndakiguha. Yego, ko ndakibikora. Urumva ufite umwuka ukubuza ibyo ngibyo ukora. Uwumbuza wavuye he? Oya nsubiza nawe. Uwumbuza wavuye ku Mana. Uwabikoraga wavuye he? Kwa Satani. Ababikora bafite imyuka iva he? Ikuzimu. Abatazabikora bakiye umwuka uva he? Ku Mana. Dukora iki? Duhamagara Imana ikora. Irakora TV mwarakoze banyamakuru, namwe banteze amatwi. Reka kudiha umudamu, muzane tumusengere ave mu mwuka w'agasuzuguro. Reka guha umugabo inzaratsi, ahubwo umushizemo indi myuka.
wani yari afite umujinya wo gukubita, afite umwuka ugwana, uvugusa ibiti umushizemo, ubwo ibaye imyuka ibiri rero. Riva ku giti yari Imana, reka kumuha inzara, muzane Kristo amukuremo umwuka wugwana, amushire iyakuye mo Sawuli umwuka wo kwica abera, ikamushiramo umwuka wo kuzura utuko. Iyo niyo mvuga. Iyankuyemo ikibando nja gukubita papa, ikanshiramo umwuka wo gutukwa ngahora. Ubu niyo wavuga ngo ndimbwa sinagwana. Kuva nkijijwe ntawe twagwanye, ndabizi neza n'ubuhamya kuva nakizwa ntawe. Kukisi Pastor wakijijwe uri umugabo? Ari umusore. Wari ukiri umusore? Wari ufite nk'imyaka ingahe? 89 kandi mvuka 66. Muri 89? Ubwo ariko namazine iyo myuka ikindimo. Usenga ariko n'undi myuka ikindimo. Ntabwo iyo umuntu agiye ku dini iyo myuka igenda kuko agiye kuri Yesu. Mu buryo bwo kugira ngo ugere kuri Yesu byagenze ute? Kugira ngo ngere kuri Yesu ntaho nabivuze ko nagiye gusenga mu cyumba, mfite ibintu nahishe, ndifite ibintu ndi guhisha ibyaha. Mfite umuntu wansimbukiye aravuga ati ufite ibyaha byinshi. Ni umuntu wari wakuraritse, byari byagenze gute? Ntabwo nari nkirarikwa. Urumva wabaga mu ndaro nyine. Izo mbaraga zantwaje igitugu. Yego. Nja gusenga ziranga zintwaza igitugu. Ngera muri korari ziranga zintwaza igitugu. Urumva? Ntabwo abaririmbyi bose bavuye mu mwuka mubi n'umutima mubi. Niyo mpamvu umuririmbyi yica undi. Ninde muntu akugira inama yo kujya mu rusengero? Wabonye ibyo mubapfumu byanze, ubona birakunaniye? Nahuriye n'umudamu. Yego. Urimo mbaza ngo uwo muntu mwahuye, uwo mudamu mwahuriye muri Karago yari hari ibintu bibiri byabaye. Yego. Icyambere nuwatumye nza gusenga. Yego. Icya kabiri nuwanyegereje Imana ngo iyo myuka imvemo. Abo ni babiri batandukanye. Hari uwakubwiye ngo ujye gusenga, hari n'uwakwegereje Imana. Uwo mbwiye ngo ujye gusenga we twarahuye mpa Bibiliya. Yego. Arambwira ngo agahinda ufite kazakizwa n'amagambo ari mu iki gitabo. Wo mwahuye ampa Bibiliya. Yego. Hari umudamu marerezo make sinzi niyaba. Mwahuriye muri Karago? Ko naragendaga muri Karago ngiye kwa nyogokuru, duhuye afashe Bibiliya ati umva uko ijwi rimbwiye. Irambwiye ngo amagambo ari mu iki gitabo niyo azagukiza agahinda ufite. Hanyuma uwo mugore byaje ubwo kandi ayimpa kubonana ukundi. Ayimpa kandi ngiye kwa nyogokuru aho twabikoreraga mu ndaro kuraguza. Hari ibyo bita kuraguza, ni ugusanga umupfumu. Hari ibyo bita kuragura, ni ukubwira abaje. Hari ibyo bita guterekera, ni ukutaja ku mupfumu iwawe ukagira inzu iwawe uje uheramwo abakuru. Ubwo bawararaguje bakavuga bati iki gihe n'icyo uje uraha abakuru. Tukajya agahene utabahaye, tukajya agatama utabahaye, tariko bakunda iyi ngiyi, tariko uzamanza uzaniye. Mpura nawe arambwira ngo ijwi rirambwiye ngo niyo mpamvu nkunda ijwi. Urumva kuki Imana ivuze ibyo? Imana irakoze cyane. Urakoze kumbaza ku kantu. Kuki integeye mu nzira ikanyoherereza umpa Bibiliya kandi nanjye mfite utwo nkenyereyeho, ngiye kwa nyogokuru ngo dukore. Imenye iyo ngiye iri kugira ngo ihanteshe ngo ndambure ijambo nkunda gusoma. Utegekwa kwa 2:28. Murabona aya mategeko nimuyumvira muzabona, nimutayumvira umuvumo uzaba mfataho. Ariko sinabyitaho, ariko ndanagenda ngereyo rero. Ujyana Bibiliya? Ngereyo rero kuko mfite Bibiliya. Yego. Ndahumuriza abantu bavuga ubutumwa, niyo umuntu atemeye abazenereje. Ndahumuriza Irakora TV. Si ngombwa ko baguhamagara ngo twihanye. Abatemeye ubu bazemereje bundi. Abateme urabizi ibi tuvuga bizamara imyaka n'imyaka, twe tuzapfa byo bigumeho.
ni ibintu bidasaza. Nicyo nshimira Kristo wera washizeho izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu babyumve. Nagezeyo mbura ukuntu ndabikora. Kandi wumvaga icyo gitabo nawe ugikunze? Kandi oya sinagikunze ahubwo cyanteye ubwo. Yego. Kandi mbona ni ingita. Wari usanzwe wumva indi myuka ivugana nawe nk'uko wumva iryo jwi utubwiye? Nkubwiye ko iyo twabagaga ihene. Yego. Noneho igatitira guca, umuntu ayibaze mu ruhu igatitira imaze kuvaho uruhu. Twarabyinaga ngo abakurambere barayemeye. Iyo wicaye mu iyo nzu baraguriramo hari ibintu bihinda guca, utumva iyo bivuye. Haba harimo n'iby'umupfumu yakuremyemo ari kubesha. Urumva ukumva ukubona umuntu asenga akavuga ngo iravuze ngo. Imitoreze y'abapfumu nayo baragutoza ku buryo ubyumva nk'ihame. Wagera ku muryango kukwetura inkweto ugiye mu rusengero ukazikuramo kuko winjiyeho, kuko arahera ukahita hera ukaharutisha ahandi. Wacana umuriro wakwaka vuba ukavuga utubwo babyemeye ubwo umuriro watse vuba. Umuriro kujya bavuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka, ariko uragira ngo nkubwire n'umuriro kujya bandika ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntukazi. Niko n'umuriro wo mu iyo nzu iyo wanze kwaka bavuga ko hari icupfa, hari icupfa n'abakurambere. Ubwo winjiye aho ngaho mu iyo nzu gute? Ni Bibiliya narayihisha. Yego. Nageze ahantu ku murombero ndayihisha. Winjira vuga inti nyihisha aha ninjira kwa nyogokuru tuja mu ibyo ncanye biranga. Akariro bacanagamo ngacanye ku rujo biranga, byanga kwaka. Byanze kwaka niyo mana mpamagaye kumva amajwi ambwira ngo rega wayobye ngo amahoro ari muri kiriya gitabo. Kuva uwo munsi nja gushaka amahoro ari mu iki gitabo. Yamyuka irankurikira naba njyamye ngasimbuka nkavuga inti amahoro ari mu iki gitabo ari. Ntabwo usenga umuntu ntavuka ngo arare yuzuye ingobyi. Kugeza ubwo nasenze refresheri hajemwe abitwa bahirari n'abandi amavuga butumwa kanje, abitwa baremberembe Shadarake n'abitwa bamereki barambura ikiganza imyuka mibi gahunga bagera zabiryogo nahi. Ayiga mana we umuntu araza nambika ikiganza aravuga ati igihe wahishiriye ibintu n'utu duti twose uradufite nje juru ngarutse. Imiti wari wabyinjanye mu rusengero bigira ngo hari abantu badasenga umupfumu aba yarabwiye ngo nubita uzasara. Yego. Usariye iyo myuka ikikurimo, ariko iyo Kristo yigukuyemo ntabwo usara. Ngera ku musozo ngo akubite ikiganza hano numva umutima ubaye nk'usadutse. Ya myuka numva hano harahiye, numva ibaye nk'igiye, numva mu mutwe, numva mu birenge, numva hose umuriro muraza nk'uwa malariya. Umuhanuzi atumva ko ivuganye nawe itwitse imyuka yari kurimo ariko igushizemo undi mwuka. Mpera ubwo mvuga indimi ariko nkavuga dudusi gusa. Basenga indi dudusi nkarekeraho. Uwitwiye akabumbye ntazi iyo yamboneye. Bugira nagiriye umugisha ku bantu bavuga ubutumwa hari abo nigiyeho. Witwiye akabumbye asomye ngo ubw'amahanga n'ibihugu by'abami bizateranira gushaka Uwiteka. Iryo naryo ndaryumva ngubwa neza nuzura umwuka ndafashwa cyane ndahumuriza abakozi b'Imana. Ijambo risomye nteranira gushaka Uwiteka kandi iyo myuka kuvubwo umwuka nyinjiye sinongeye gutekereza kuragura. Nibwo wahise utangiye gukorera Imana? Nibwo nasubiye iriya noneho. Yego. Ya Bibiliya nyifashe ku mugaragaro. Yego. Nahura n'abamarume bati wabaye iki? Ntinabaye umuntu usenga Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Nahura n'abandi baprendi bati se wabaye ute? Ndubu nuzuye umwuka wera. Twagera ku kabaya bati wabaye iki? Ndubu nanje nagiye gusenga. Hasigara umwuka umwe utandimo. Biriya bavuga ngo guteza abantu amahembe.
hari igihe satani yagutinya kubw'imyuka ikuvuyemo asigaza kuja arakugabaho ibitero. Yego. Igitero bivuga iki? Ntikiba kikuvuyemo, kiba kivuye hanze. Ndavuga Imana kuri irakora TV. Iyi myuka igushizemo Mana y'ijuru, hasigara ibitero, iragenda ntije kure, bakagaba ibitero ngo barebe kuri maso. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo musenge ubudasiba, musengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Ibi bitero iyo uguye biragaruka, iyo utaguye ntibigaruka. Ariko biza kureba Kristo ageragezwa na Satani, yaramubwiye ngo nguteze ikindi gihe. Satani rero ajagaruka akaza kureba ko wagiye mu ntege nke. Niyo mpamvu ubona nsenga buca bwira ngasenga, nuko ibyo bitero iyo uryamye biragaruka. Bari abantu bakibaza ngo mbese uriya yari yarakijijwe, ngo ko yageze muri korari agasambana, yarakijijwe kompletema, ariko ategwa atiteguye. Ndaguha urugero kuri Eliya, yirukanye abahanuzi 100 ba Bayali, ariko aterwa n'umwuka w'ubwoba. Eliya ntiyagiraga ubwoba, ariko yatewe n'umwuka w'ubwoba. Umushumba ashobora gutegwa, padiri ashobora gutegwa, bishop ashobora gutegwa, musenyeri yaterwa, shehe yaterwa, umuhanuzi yaterwa, usenga yaterwa. Muhore mukenyeye, araruye amatabaza yanyahora girute yaka. Pastor, kuva icyo gihe umaze guhamagarwa ntabwo wongeye gusubira inyuma kundi? Nasubiye inyuma. Ko wumva warusigaye wumva ijwi ry'Imana ntabwo numva kishwi. Yego. Urabyumva? Yego. Numva kishwi. Ariko nageze aho mpura n'intambara. Intambara nyinshi zo mu dini nizahe. Hari ukuntu abantu bakuye mu mwanya wo gusenga, hari ukuntu nawe uja mu byo gushaka akazi, hari intambara ziba ziva ku bukene. Ngize intege nke aha udatuma mpibagirwa uwari we wese yagabwaho ibitero. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi ugize ute mubi. Umunsi mubi ni iki? Ni igihe watewe. Igihe watewe ugasanga ntugize ute, ntuwiteguye, ibyagiye biragaruka. Kandi waramaze gukizwa, iyo myuka warakijijwe wuzuye. Aburahamu yaratewe kandi yarabonanye n'Imana, ategwa n'inzara. Iki cyigisho reka nzakizane, reka dusenge, ariko mvugeho gatoya. Yaratewe, yarabonanye na marayika, inzara imwisha, aravuga ngo uyu ntari umugore wanje, ni mushiki wawe. Yaratewe, uwitwa Dawidi yarasizwe, afata umugore wa Uriya bararana. Icyo ni igitero. Icyo ni igitero gisanga umuntu ku ruhimbi, cyasanga ntufite imbaraga. Kristo ari ku musaraba yaravuze ngo mwami ni iki kikundekesheje? Ugi igitero cyari gikaze, imbaraga ngo zize, bamusukiye imbaraga, ati bubuka ushaka. Yaratewe Yohana mu nzu y'imbohe, aravuga ngo muje kubaza niba ari Yesu cyangwa rumwe. Yaratewe Yuda kandi ayobewe na Yesu, aja gushaka barica Yesu. Reka nkuganirize, yaratewe, ni benshi bategwa, n'ubu hari abatewe. Yemwe abatewe, mu ijuru hari Imana yakundumye, iragukuramo umwuka mubi waguteye, igushiremo umwuka mushya. Aha ku bwa Ezekiyeli byagenze gute? Ni ubwoko bw'Imana bwari bwaratewe buhinduka imirambo, ariko butakiye Yesu 3:6 ni ijambo rivuga, ari ryo dusengeraho. Ni ijambo rivuga ngo 3:6 umurongo wa 2, ni ijambo uku niko Umwami w'Iteka avuga ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye ati awa, ati za nsengero zanyu zo kutununga za kera twarazihinduye. Aho ngeze naho dusengera, iyo umaze gutega umwanzi aragushinyagurira, ngo nawe bishop se, ngo nawe mushumba se, ngo nawe wuzuraga umwuka,
soma hano wumve 3:6 kabiri muri Ezekiyeli. Za nsengero zanyuze nazo zakingwa se, nawe wakumva se, nawe wafatwa se. Aho nanje yaranteye, narasabye umukobwa, nsabye umukobwa rero. Yego. musaba yarasabwe n'undi, idini ryanzura ko musubiza nyirawe. Ndese ibyo nakoye bati 0. Inkwano urayihomba kandi warakoye. Aho niho umwanzi yanyinjiriye. Usohoka mu idini urabyihorera. Oya, sinasohotse. Ntabwo utegwa nkuvamo. Hari n'abategwa baririmo, ahubwo abo nibo benshi. Uwatewe agasohoka ntabwo abari mubi, uwatewe akagumamo niwe mubi. Kuko wasohotse Satani bayamusohoye ntabwo bamwikanga. Ngira ngo tugere ku musozo. Aho niho naterewe, imbaraga zinshiramo. Ndavuga inti nanje ubwo mbuze umugeni, uwo mbonye wese nkaresha, uwo mbonye wese ngatereta, uwo mbonye wese nja kugera ahantu uko nashatse rero. Yego. Ni icyumba cyari kiri iwanje cy'amasengesho. Cy'amasengesho. Uri umusore. Ndi umusore. Maze kumenya ko natewe, nongeye gupfukama nihamye, za mbaraga zingarukaho. Ngo zingarukeho iwacu haba icyumba. Ngo haza icyumba baza gusenga. Baza gusenga n'umudamu wanje witwa Vesitina aza mu icyo cyumba. Aza mu icyo cyumba yambaye ibintu ndavuze kuko ndi kuganiza abantu b'ubwoko bwinshi. Yego. Mwama dufashe. Agezemo umwuka araza. Ni munsura nzababwira umudamu ababwira uko yakijijwe. Uwo mfite umudamu ariko nyine yakirijwe mu cyumba, ntabwo yakirijwe ku rusengero, ahubwo yakirijwe mu cyumba nari inyoboye. Ngo umwuka amanuke arahanura, aja mu ndimi. Agiye mu ndimi ati haleluya haleluya, kandi atari umurokore. Kandi atari umurokore. Yaje kuba umushitsi. Ni cyumba cyabaga mu rusisiro, kizamwe abitwa bamvugira ihamye, kizamwe ubwoko bw'Imana, kizamwe abaje gusenga abitwa ba Yosefu, kizamwe abantu bitwa ba Venansiya, kizamwe abarokore benshi abitwa ba Nyasi. Ibi mvuga bo ba Nyasi ni ba data wacu barabizi. Uwo mudamu witwa Nyirandikubw'Imana abagiye hejuru aja mu mwuka, agiye mu mwuka. Aleluya. Amen. Ijwi rambwira ngo wawe ngo shumbushije n'uyu. Nyuma yo kubengwa atari yabatizwa. Yego. Atari yaje no mu mazi menshi. Muveyesha ijisho rero abagiye muri Yorodani. Urumva warambagijwe bitewe n'ijwi wumva. N'umwuka. Yafashwe n'umwuka numva ijwi. Nta muntu wandambagirije. Afashwe n'umwuka numva ijwi. Numvishijwe ndavuga indi batazamuntwara ngo wa mbere kadupange kuri 20, abatizwa kuri 14 ndakeka zo kwa 5, hasize utusi duke. Namubwiye ko mukunda kuri 2, ndavuga indi ariko kugira ngo bitazadogera nani kuri 20. Ubukwe buraba, ndagira ifaranga njana 30. Urumva inkwano bari bamaze kuyikwambura. Rwarushe nararindagiye. Yego. Nari narabonye ibitero 2. Nibakimara nkwano ryaguye. Kandi yarawo mu rusengero. Umukobwa si ikibazo. Ikibazo ni imyuka imukoreramo. Umukobwa se abamukwatse, abamujyanye. Kandi nawe uko narindi ntiwansanga. Yego. Uze wasanga umutindi uri kureba umwiza. Abakobwa ntimukabarenganye. Nta rubanza. Ubushake bw'Imana burasharira. Nibyo Imana iba yashatse. Nta kundi byagenda. Kandi ntugatwara abantu urubanza ngo uyu yari kuba uwanje. Uwawe n'uwufite. Umaze kuzana umugore uwo mugeni Imana yari gushumbushije. Yego. Wahise uba pasiteri cyangwa wabaye pasiteri hashize igihe? Kandi wari umukene dusenga. Maze kumuzana dukomeza ivugabutumwa. Ibyumba kirakomeza. Icyumba kivukamwo urusengero. Mw'icyo cyumba? Icyo cyumba cyavuze nk'urusengero ruri ku muryango gw'iwanje, hitwa itorero rya Gahungeri. Yego. Uhayoboye umushumba witwa Kwiremba, nje kuko mba Rurembo.
iryo torero rirahari twakomeje gutyo rero Imana idufashe kandi tugire neza bigera ubwo badusengera ku budiyakoni badusengeye ku budiyakoni nkomeza umurimo w'ivugabutumwa ariko no gusenga n'amavuta menshi kugira ngo ibyari byaranteye bitazagaruka byaza bigasanga nugariye bigasubirayo tugera ubwo twuzura umwuka wera hari n'igihe byageze tujya gukora ivugabutumwa i Kampala tugera i Mubende na Kiboga ni Bunamwaya ubwo butumwa tubuvuzeyo burakora cyane abashumba batuyoboye bategura kudusengera ngo ngira ngo dukore umurimo mpuzamahanga turi abapasitori nasengeye ku pasitoro rero ntabaye mwarimu ahubwo nari nkiri diyakoni urumva ko narasimbutse hari intera nasimbutse Imana ishimwe ko yansimbukije aho ingira umushumba w'itorero uwo bita pasitori nsengerwa rero narindi guca imishingiriro ni ibiti by'ibishimbo igihe ndimo numva barampamagaye umushumba w'akarere hitwaga Sharire Imana imuhe umugisha n'amahoro izamundindire arantelefona ati impano yawe turayikuyirera ntimuyirera gute ati twakumenaho amavuta ntimurakoze murakarama sinabyanga kuko nabonaga bari kubatiza nkumva nabirotaga mu nzozi haje ibintu narabirose narotaga ndi kubatiza nkagira ngo ubwo nabo nzasengera mu mwuka wera narabirotaga rero ndi no mu Bugesera hitwa kwa Gakuba nabonye manutse Yorodani ndabatiza navamo nk'abazindi ko nabatije batubwo nabo uzasengera naho umwami azaza nkabona ndi gutanga igaburo ryera n'imitsima nkayobego iyo bizava bati ni ukuri diyakoni aho rero barampamagara njyana ibyangombwa ariko ndavuga intubwo ntabwo nari byo menya bitazahama kuwa gatanu mutagatifu mushumba seta baraje ndambikaho ibiganza abanyakigali baje igasasa bose mbaye pasitori rero nyobora amatorero bapasitoro mbigasasa mvuye igasasa banyimurira ahitwa Galilaya mpuba ku rusengero bavuye banjana ahitwa mu nkomane nkemura ibyari bikwiriye gukemurwa abitwa ba Sipuriye bo mu rubonobono bansuye aho mu nkomane mpavuye bati tuguhaye indi mitasiyo ya ku rurambo mpakora iby'ubutwari bati tubonye wamanuka Nyamugeyo mpakora umurimo w'Imana abiremera bitwa ba Munyamuhoro barahansanga n'aba Samweli tuhagura ibyuma bya miliyoni zindi mvuye aho Nyamugeyo nambukanye ahigahungera kw'icyo cyumba ho haruzuye neza ndahasengera hari muri covid itararangira bampa mitasiyo ahitwa ku rurembo ku rusengero rutuzuye muri covid rero Imana intiza amaboko nubaka urwo rusengero ndarwuzuza neza ubu bararukinguye ubu niho turi gusengera nimuza niho muzansanga aho mpagereye nahaboneye imigisha ikomeye cyane yo mu buryo bwose mu mubiri no mu mwuka nimuza niho muzansanga mwadusuye wabaye pastor ufite abana bangahe ni vuba ntabwo ari kera ni vuba nari mfite bane nyuma mbyara 3 urumva niyo myuka yakugendaga ntabwo abanje kubura urubyaro kurumva ko rwari urugamba yego wari warahawe umwuka wera wahawe imbaraga z'Imana ariko nawe bitero ntago byabura nawe umva nkubwire yego umusore w'imyaka hafi 40 atarongoye kandi nge umenye neza ko narongoye ndi isugi wari imanzi nari isugi ntabwo nari nzi iyo biva niyo bisha wari imanzi iki ni ikiganza nkubwiye nge nari isugi ku isi nta muntu w'umukobwa unzi mu busore bwanjye ko nari narumakariwe narafashwe n'iyo myuka narababajwe n'ubuzima bw'imuhira narongoye rero ndi isugi na Vestina nawe arabizi nk'umudamu wanje rwose kandi nawe yari isugi Imana imuhe umugisha n'amahoro kandi Imana yampaye umudamu umanaginga ivuga butumwa ryanjye akamanaginga n'iby'imuhira byose akabikuzaho kandi tubayeho neza Imana yaratugabiye ishirwe hejuru ugishaka wahise ubona urubyaro oya nabo ari mfite ikibazo ntago nahise ndubona ariko hanyuzemo utusi duke nk'amezi
nkangahe byaranze kijyanye n'ishuri ry'Imana. Ishuri ry'Imana uraryemera, urarizi neza? Ishuri ry'Imana kumva ngo Imana yigisha abantu, hari mu bigeragezo runaka, hari inyigisho nyinshi zibwira abantu ko kuba bari guca mu bintu runaka ari ibyaha bakoze cyangwa ari iki. Wewe wemera ishuri ry'Imana? Ishuri ry'Imana ndaryemera, kandi nge sindeba ishuri, ndeba ikizavamo. Yego. Kugira ngo ishuri rikunanire ureba ishuri, kugira ngo ritakunanira ureba ikizavamo. Imana yigisha abantu bose, tukareba ikigeragezo. Oya, yigisha abandi abari inkoni. Ntabwo ibintu byose ari amashuri. Burya nk'agahini ntari ishuri ni inkoni. Burya nkananiya na Safira gukubitwa zijya si ishuri ni inkoni. Bari barananiranye. Burya nka Sawuli si ishuri ni inkoni. Ni nk'ireshuri waba waranyuzemo Imana imaze kuguhamagara. Ni iry'inzara. Nanyuze mu ishuri ry'inzara, ariko siniba. Yamaze gushaka, najaga no kubumba amatafari ku kabaya. N'uwitwa Rugaju aranze, nagiye kumuhingira. Abantu wasengeraga kuki yari ishuri byemerera abandi, wowe ntibikwemerera. Yari ishuri, niyo waba ufite imbaraga zingana iki, uhanurira abantu kubyara weho ntubyare. Urugero kuri Aburahamu, umunyamugisha ariko utarabyaye, Imana ibafashe kandi mw'ijuru rero hari ishuri rivamo ubugingo, naho inkoni zivamo ibikomere. Iyo ari ishuri haba hazavamo ubugingo, hahiga uwihanganira ibimugerageza, ko namara kwemerwa azambikwa iki? Ikamba. Mu ishuri havamo ikamba, naho mu bibando hakavamo kurimbuka. Rero Imana yacu irigisha. Iryo shuri ry'inzara warimaze mu gihe kingana gute Pastor? Iyo shuri ry'inzara ntabwo nakomeza kuvuga inzara cyane itazagaruka. Reka mvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Iyo nzara yirekeye. Inzara yihorere, tuzayivuga ikindi gihe. Ahubwo nk'uko twasomye, iyo myuka yose ikorera mu bantu, mu ijuru hari Imana nyiri imyuka ivanamo umuntu umwuka mubi ikamushyiramo umwuka mushya. Niyo mpamvu tugiye gusenga. Nta kibazo, tugana ku musozo Pastor, ndakubaza utubazo tubiri gusa. Akabazo ka mbere, abantu bose buzuye umwuka batubwiye ngo bahita bakurwamo n'iyo myuka, mbese kubera ko hari undi mwuka ubinjiyemo. Ariko ndihavaho igitero. Yego. Urumva ibitero byaho Satana. Impamvu dusenga. Ikibazo nashaka kukubaza. Yego. Umuntu wese uhawe umwuka wera, ni ngombwa kuvuga mu ndimi cyangwa ashobora no kumuza hatuje akaba abana nawe gutyo? Buri muntu wese ahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka. Umwe agahabwa kuvuga indimi nshya. Ushobora kutazivuga ariko ufite ikindi kimenyetso cyerekana ko wahawe umwuka. Undi agahabwa n'uwo mwuka gukiza abarwayi. Umuntu ashobora gukiza abarwayi atavuze mu ndimi. Utese urugero ni he? Petero na Yohana baravuze ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko icyo dufite turakiguhaye, yirute bamuzima. Uwakira batavuze mu ndimi. Kabiri, Elisa ahumanura amazi, yaravuze ngo mumpereze uwo munyu. Mu butware rero, iyo umaze kuba umushumba washumbye wakomeye, wo kwirakora TV, ntabwo ubu ukija gukora ngo ubanze uje mwibi ngo ibi ngibi ubu ukishakamo imbaraga. Iyo ufite ubutware, haleluya, amen, haleluya, haleluya, uravuga ngo kubw'ubutware mfite aya mazi nahumanuke, agahumanuka. Yoshua ati zuba hagarara, kwezi hagarara, bigahita bikoreka. Haleluya. Nza mfite kukubwira ko uwo mwuka ukorera mu bantu, ariko umushirahe nta mwuka ucece kubaho. Umuntu uzakubwira ngo mfite umwuka azakwereka ikimwerekanaho umwuka. Ashaka abakomeye ate mu gakiza, erekana ikikwerekanaho uwo mwuka, kugira ngo abantu bose bagire ute? Bafashwe, bakizwe. Hari abantu batazi gutandukanya impano z'umwuka n'umwuka wera. Umwuka wera ni impano z'umwuka wera. Nyine kuvuza impano. Impamvu uvuze munezero ni impano za munezero. Habanza iki? Habanza munezero.
urakoze urakarama rero habanza umwuka agatangizo ntabwo habanza impano ngo uheruke umwuka. hari benshi bipinga bakanisuzugura yego kubera ko batagira nk'uko wari urimo wigira wanaganira nabo kandi ari abo bazize idini kimwe bazira idini kuko idini riba ryaramwigishije ngo shuha 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 ngo nyeka cyangwa akaba yarayobowe n'umuntu ukora ibyo akagira ngo bose niko bamera. icyanyuma yego watubwiye ngo Paulo niwe wavuze ngo agerageza gukora ibyiza ibi bikamwitambika. umuntu ushobora kuba mu rusengero akora ibyaha kandi nyamara umutima we iteka ryose uharanira kuba yakora ibintu byiza kandi agerageza no gusenga ariko n'ubundi agashiduka arindira umunsi wo gukizwa. abarimo arindiriye umuntu ashobora kuba mu rusengero aranahamagara arindiriye urugero kuri bene se wa Yesu babanye na Yesu ariko ntibakizwa. bakizwa agiye mu ijuru. ikintu cyose gifite igihe cyategekewe. ntabwo wowe na mama na papa mwese mwakiri agakiza ntabwo ari koperative. agakiza ni umuntu ku giti cye n'igihe Imana yigogonoreye ikavuga ngo ndakaguhaye. ntabwo tugafata kuri depo, ntabwo agakiza tugafata mu kiliziya, ntabwo tugafata mu rusengero, ahubwo ni iwawe. shikama urakoze mwami. iyo yagushatse kandi niyo uri yagusangayo. abo naba uzarebe kwa Samusoni yashatse kumukiza iravuga ngo ndamusanga iyari ikaje irasanga nyina munsi y'igiti ngo uri ngumba ngwiye. iyo yabi ni Imana ipanga agakiza wowe ugapanze wakwikiza. niyo mpamvu iyo umuntu atinzemo akakabura amera nk'uwikijije. Pastor murakoze cyane tugana ku musozo. wowe dukurikiye ari ikitakunyuze ndumva bihagije. ikitakunyuze tuzagaruka niko bimeze cyangwa mwe muzadusange hariya. yego aha kuri teri yego aha amateka yabereye. niko bimeze tubereka imisozi, tubereka iki, tubereka insengero ziva mu byumba twayoboye, tubereka izo twubatse. wowe ukurikiye ikiganiro na Pastor Munezero ashaka kugira icyifuzo cyangwa igitekerezo wakandika muri comment. ukeneye kagusengera wakandika muri comment cyangwa se ubuyobozi bwa Irakora TV kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze. comment ubwo ushatse kuvuga ngo comment no kuvuga ngo no kugira icyo abivuga, kugira icyo avuga ku byo mwigishije cyangwa ku buhamya mwatanze. najya kubivuga ariko ndigishije ariko sindi Imana. Mwuka wera ni ukora imirimo. asigaza ibyazabaza Imana. murakoze cyane. nukumbaza duke ibindi akabibaza Imana kuko nanje wampaye Bibiliya ntabwo ari we wankijije. yampaye Bibiliya nja gushaka Imana. nimunshakana umwete muzambona. hari abatinda mu idini bakayibura ariko iyo ushakanye umwete urayibona. amen. waruvuze ko twabaha nomero ariko ubusize twarazitanze. ni ngombwa kongera. twasenga Imana mugasengera bari abantu. ni ngombwa kongera 7 8 6 6 8 9 2 3 2 7 8 6 8 9 2 3 2. icyo tugiye gusengera ni ibintu bibiri. utarakizwa yamukura mu iyo myuka. uwa kabiri dusengera uwatewe n'uwakijijwe akagwa. ubwo yaratewe bamusanga mu ntege nke barongera bashubira aho bahoze. aya magufa rero Ezekiyeli reba mu kibaya yakongera akaba muzima. uwa gatatu nutagira umutima wo kuzaza gusenga wasizoye uwo nawe azafatwa ku ngufu ko na Sawuli yafashwe atagiye gusenga. Imana ibahereza umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, hari Imana ari wowe tuvuga uri mu ijuru ufata umuntu ufite imyuka atazi iyo yaturutse akagira imbaraga atazi iyo zaturutse, akagira abazima atazi iyo baturutse, akagira abakonikoni atazi iyo baturutse. umutumye kuri Irakora TV ngo ufite imbaraga ngo umva uko mvuganye nawe nzagukuramo umutima umeze nk'ibuye
ngo ngushiremo umutima woroheye, ibyo ubikorera abari kunyumva. Nzakuvanamo umwuka mubi ngushiremo umwuka mushya, ibyo ubikorera abari kunyumva. Kuri Irakora TV uhashira ubutware n'ubushobozi kugira ngo ubyumva bikore kakibyumva, uko dusenze bihite bimubaho, utanga umusaruro, ntubitinze ntubikereze. Uwatewe wirukana ibyamuteye, uwatewe wirukana ibyamufashe ku ngufu, kugira ngo umuntu abeho ari mu mbaraga zawe n'umutima uguturukaho. Mbyambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Shalom shalom.